Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka, nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose kizeho ujye uhita ukibonera ku gihe kandi bitakugoye. Ushaka kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe kubona kode mu gihe gito aho waba urose mu gihugu. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda cyangwa se mudasobwa, turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, twandike cyangwa duhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo icyapa gisobanura. Icyapa gifite ishusho, ese kino cyapa urabona gifite ishusho? Ese ni uruziga? Ese ni mpande eshatu cyangwa ni mpande enye? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Kuri buri kibazo dufite ibisubizo bine, ukajya ugenda uhitamo kimwe cy'ukuri ukacyandika ku papuro. A, ntihanyurwa n'abanyamaguru. B, akayira k'abanyamaguru. C, aho abanyamaguru bambukira. D, B na C ni ibisubizo by'ukuri. B, akayira k'abanyamaguru na C, aho abanyamaguru bambukira, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri D. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Haso cyukuri nta kindi ni A, ntihanyurwa n'abanyamaguru. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza ikintu cyose kiri mu kirango baba bari kukibuza. Harimo velomoteri, ntihanyurwa na velomoteri. Harimo ipikipiki, ntihanyurwa n'amapikipiki. Harimo za modoka zagenewe gutwara ibicuruzwa, ntihanyurwa n'imodoka zigenewe gutwara ibicuruzwa. Hano muri kona ko harimo umunyamaguru, niyo mpamvu duhisemo ko hano iso cyukuri ari A, ntihanyurwa n'abanyamaguru. Video y'amoko atanu n'ibyapa byo ku mihanda nari gukoreye iri kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College. Ubonye uyikeneye subira uyirebe cyangwa unyandikire kuri WhatsApp nimero mba nazibaye nyiguhe mu gihe kitarenze iminota 2. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo ibimenyetso by'agateganyo bigizwe n'imitemeri y'ibara risa n'icunga rishe bishobora gusimbura ibi bikurikira. Ese ibimenyetso by'agateganyo bigizwe n'imitemeri y'ibara risa n'icunga rishe biba bishobora gusimbura iki? Hano ibisubizo bine baduhahitamo kimwe. A, imirongo yera irombereje idacagaguye gusa. B, imirongo yera irombereje idacagaguye n'icagaguye. C, imirongo icagaguye n'idacagaguye ibangikanye. D, nta giso cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari iso cy'ukuri, B ikaba atari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Aho ni kuri D. We hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni B, imirongo yera irombereje idacagaguye n'icagaguye. Biriya bimenyetso bigizwe n'imitemeri mujya mubibona hari nk'imirimo iri gukorwa mu muhanda, wenda iriya mirongo yarasibamye ukabona babishyizeho. Rero biba bishobora gusimbura imirongo yera irombereje idacagaguye n'icagaguye. Ndizera ko waramusitamo B, ndizera ko waramusitamo yandika ku papuro. Utari wahisemo ndiza ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ukeneye kwiga mudasobwa yo kugufasha gutegura ikizamini neza cyangwa se mudasobwa yo kugufasha mu kazi kawe ka buri munsi, twandike cyangwa duhamagare tuze tuyikwigishe mu gihe gito, ubundi ube intyoza, ube intiti kuri mudasobwa. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, twandike cyangwa duhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo iyo bitagishoboka kubona muri metero 200 imodoka zikuruwe n'inyamaswa, ingorofani, inyamaswa zitwaye imizigo cyangwa zigenderwamo kimwe n'amatungo bigomba kurangwa na. Bitagishoboka kubona neza muri metero 200
bibiri, wenda se ni igihe cy'imvura hari ibihu byinshi cyangwa se ni igihe cy'izuba hari umucucu mwinshi. Rero bino binyabiziga hari ukuntu biba bigomba kugaragazwa. Biba bigomba kugaragazwa gute? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe. A, imbere ni itara ryera. B, imbere ni itara ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rihishije. C, inyuma ni itara rimwe ritukura. D, ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose ni ukuri. Imbere ni itara ryera, imbere ni itara ry'umuhondo, imbere ni itara risa n'icunga rihishije, naho inyuma ni itara rimwe ritukura. Ndizera ko waramutamo D, ndizera ko waramutse ku papuro. Ikibazo cya kane kikabaza ngo ahatari munsi y'isiro umuvuduko ntarengwa mu isaha wa velomoteri ni uwuhe mu isaha? A, kilometero 50, B, kilometero 40, C, kilometero 30, D, nta gisozo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisozo cy'ukuri cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni A, kilometero 50. Ahatari munsi y'isiro umuvuduko ntarengwa mu isaha wa velomoteri aba ari kilometero 50 mu isaha. Ukibuka ko biriya binyabiziga bitwara abagenzi mu buryo bwa rusange byo aba ari kilometero 60 mu isaha. Ukibuka ko amavatiri y'ifasi aba ari kilometero 75 mu isaha. Ibyo byose ngomba kubivuga hakiri kare kugira ngo ure nabyo mu kizamini wakora mu kanya bifite amakuru ukorera imwe uhita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo umuyobozi ugenda mu muhanda igihe ubugari bwawo budatuma anyuranaho nta nkomyi ashobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru ariko amaze kureba ibi bikurikira. Uri kugenda mu muhanda ariko urafunganye, unyuranyeho wateza inkomyi. Uba ushobora kunyuza ikinyabiziga cyawe mu kayira k'impande k'abanyamaguru ariko umaze kureba kimwe muri ibi. Umaze kureba iki? A, umuvuduko w'abanyamaguru. Ese abanyamaguru bari kwirukanka cyangwa bari kugenda buhoro? B, ubugari bw'umuhanda. Ese umuhanda urafunganye cyangwa se ni mugari? C, umubare w'abanyamaguru. Ese hari abanyamaguru babiri cyangwa hari abanyamaguru 10? D, nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari igisozo cy'ukuri, B ikaba atari igisozo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igisozo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kubera ko uri umuyobozi w'ikinyabiziga nta na rimwe biba byemewe gutwara ikinyabiziga cyawe mu nzira z'impande z'abanyamaguru. Ibyo wakireberaho byose nta na rimwe biba byemewe. Niyo mpamvu hano duhisemo ko nta gisozo cy'ukuri kirimo, niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Ndakeka ko rero waramutamo D. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo uhuye n'ingorane utwaye ikinyabiziga mu muhanda ufite ibyerekezo bibiri, ufite ikimenyetso kibura cya mpande eshatu, wagishyira mu ntera ingana iki uvuye aho ikinyabiziga cyahagaze? Urugero, wari utwaye imodoka igupfiraho iri mu muhanda. Ntiwaterura ikamyo mu muhanda, ntiwaterura imodoka yawe mu muhanda. Ariko iyo ufite kino cyapa kibura cya mpande eshatu, hari intera ugishyiramo uvuye aho ikinyabiziga cyawe cyahagaze kugira ngo abayobozi baza babasanga bamenye ko mu muhanda ari icyago, bamenye ko bagomba kugabanya umuvuduko. Uba ugomba kugishyira mu ntera ingana iki uvuye aho ikinyabiziga cyawe cyahagaze? A, metero 5, B, metero 25, C, metero 45, D, metero 100. Hano urabona igisozo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni B, metero 25. Iki cyapa kibura cya mpande eshatu ugishyira muri metero 25 uvuye aho ikinyabiziga cyawe cyahagaze kugira ngo abayobozi b'ibinyabiziga baza bagusanga baze kumenya ko bagomba guhita bagabanya umuvuduko, baze guhita bamenya ko imbere hari ikibazo. Ndakeka ko waramutamo B, ndizera ko waramutse kuyandika ku
agapapuro. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo niye feri ituma imodoka igenda buhoro kandi igahagarara ku buryo bwizewe bubangutse kandi nyabwo, uko imodoka yaba yikoreye kose yaba igeze ahacuramye cyangwa ahaterera. Ese ni ubuhe bwoko bwa feri? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri. A, feri y'urugendo. B, feri yo gutabara. C, feri yo guhagarara umwanya munini. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukura amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cyukuri nta kindi ni A, feri y'urugendo. Feri y'urugendo niyo ituma ikinyabiziga gihagarara ku buryo bwize bubangutse kandi nyabwo, uko imodoka yaba yikoreye kose yaba igeze ahantu hacuramye cyangwa se igeze ahantu haterera. Noneho feri yo gutabara nibwo buryo bukoreshwa mu gihe feri idakora neza. Noneho feri yo guhagarara umwanya munini ni ya yindi birimo nubwo umuyobozi w'ikinyabiziga yaba atakirimo, ubwo atari mu kinyabiziga kiba gihagaze, harimo feri yo guhagarara umwanya munini. Ni ibyo bibazo bitatu babazaho, bikubwiye hakiri kare kugira ngo uhure nabyo mu kizamini wakora mu kanya. Ubifiteho amakuru murabizi intego yacu no gukora rimwe hamwe na Rwanda Driving College. Ikintu busabwa no gukanda subscribe kugira ngo ikintu cyose nkizeho ujye uhita ukibonera ku gihe. Ikibazo cya munane kikabaza ngo ibizirikisho by'iminyururu cyangwa by'insinga kimwe n'ibindi by'ingoboka bikoreshwa gusa igihe nta kundi umuntu yabigenza kandi nta kindi bigiriwe uretse gusa kugira ngo ikinyabiziga kiri aho kigomba gukorerwa kandi nturenze na rimwe kilometero 20 mu isaha. Ibyo bizirikisho bigaragazwa ku buryo bukurikira, ariko uragenda gahoro utari kurenza kilometero 20 mu isaha. Ibyo bizirikisho bigaragazwa ku buryo: A, agatambaro gatukura kuri santimetero 50 z'umuhanda. B, ikimenyetso cy'itara risa n'incunga rishije. C, icyapa cyera cya mpande ye zingana gifite santimetero 20 kuri buri ruhande. D, nta kiso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukura amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cyukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Icyakagombye kuba igiso cy'ukuri ni ikihe? Bakoresha icyapa cyera cya mpande enye zingana gifite santimetero 30 kuri buri ruhande. Nujya mu kizamini wakora mu kanya ukabona bavuze ngo ni icyapa cyera cya mpande enye zingana gifite santimetero 30 kuri buri ruhande, aba ari cyo yitamo nicyo kiraba ari igisubizo cyanyacyo. Haravuze santimetero 20, niyo duhisemo ko nta kiso cy'ukuri kirimo. Ndizera ko waramusamo D, ndizera ko waramuswe yandika ku gapapuro. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo ahari hejuru cyane y'ubuso mu muri ka matara ndanga mbere na ndanga nyuma ntashobora ko arenza ibipimo bikurikira hejuru y'ubutaka iyo ikinyabiziga kidapakiye. Ibihe bipimo hejuru y'ubutaka ariko ikinyabiziga kidapakiye: A, metero 1 na santimetero 50. B, metero 1 na santimetero 75. C, metero 1 na santimetero 90. D, metero 2 na santimetero 10. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukura amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cyukuri nta kindi ni C, metero 1 na santimetero 90. Kino kibazo bajya bagihindura bagafata zino metero bakazishyira muri santimetero ntibizakugore, bakavuga ngo A, santimetero 150. B, santimetero 175. C, santimetero 190. D, santimetero 210. Ntibizakugora, ikintu wakoze no guhindura ingero gusa, kuko murabizi ko ngo metero 1 na santimetero 90 no ngo santimetero 190 ibyo byose aba ari kimwe. Babivuze hakiri kare kugira ngo uhure nabyo bifiteho amakuru, ariko ndi kubategura amasomo ku bipimo ku matara. Ikintu busabwa no gukanda subscribe kugira ngo nibishyiraho uzahita ubibonera ku gihe. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo ni ryari ikinyabiziga gishobora kugenda mu muhanda moteri itaka cyangwa vitesi idakora? Ibyo bintu birashoboka se? Bishoboka, byashoboka ryari? A, igihe kigenda hamanuka. B, igihe gikura n'ikindi kinyabiziga. C, igihe gifite feri y'urugendo. D, ibisubizo byose nibyo. Hano urabona iso cyukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, itegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro, hazo cyukuri nta kindi ni B. Igihe gikuru n'ikindi kinyabiziga mujya mubibona habaye nk'impanuka, ikinyabiziga cyawe cyakoze nk'impanuka hakaza urundi rumodoka kugikurura, uretse kuba kiri kugendesha amapine gusa icyo cyawe, moteri ntiba yaka na vitesse ntibikora. Ndakeka ko waramutamo B, ndizera ko waramutse kuyandika ku gapapuro. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, utubwire ubwoko bwa kode ukeneye tuyigufatire aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga turakwigisha turi kumwe cyangwa se mu buryo bwa online, amategeko y'umuhanda cyangwa se mudasobwa. Twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789 35 16 26 tubigufashemo. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'umweru bucishemo umurongo w'umukara ubereretse, kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, iherezo ry'ibuzwa byose mu karere ku binyabiziga bigenda. B, ntihemerewe kuhagarara. C, muvuduko ntarengwa wemewe. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro, hazo cyukuri nta kindi ni A, iherezo ry'ibuzwa byose mu karere ku binyabiziga bigenda. Iyo ubonye kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Hari ibintu bari bakuvujije kare, bakubujije kurenza kilometero 50, bakubujije kuvuza amahoni, bakubujije ibintu byinshi bitandukanye. Iyo ubonye kino cyapa ubugeza hari iherezo ry'ibuzwa byose mu karere ku binyabiziga bigenda, ibyo byose bakubujije mbere uhita ubyirengagiza noneho ukagenda uko ushaka. Ndakeka ko waramutamo A, ndizera ko waramutse kuyandika ku gapapuro. Ariko mbibusa ko dufite amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Iyo video nkaba naramaze kuyibakorera, iri ku YouTube channel yanyu Rwanda Driving College, wasubira ukayireba cyangwa ukanyandikira kuri WhatsApp, nimero mba nazibaye nkayiguha mu gihe kitarenze iminota 2. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo ni iki ugomba gukora igihe uhagaze ku muhanda igihe cy'ibihu? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe. A, kureka amatara ndanga akaguma yaka. B, kureka amatara yo kubisikana na kamenabihu akaguma yaka. C, kureka amatara yo kubisikana akaguma yaka. D, kureka amatara y'urugendo akaguma yaka. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro, hazo cyukuri nta kindi ni A, kureka amatara ndanga akaguma yaka. Amatara ndanga ari byo mwita mwebwe ngo ni ibinyoteri, amatara ndanga cyerekezo akaguma yaka, ureka ibinyoteri bikakomeza bikaka kugira ngo abandi bazaba basanga bari gukoresha inzira nyabagendwa bamenye ko muhari, amenye ko utamubera imbogamizi cyangwa amenye ingamba arafata. Ndakeka ko rero waramutamo A, ndizera ko waramutse kuyandika ku gapapuro. Utari wahisemo ndiza ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo ubugari bw'imizigo yikora n'ipikipiki ifite akanyabiziga ko ku ruhande kimwe n'ubwaromoro kikura na bene icyo kinyabiziga ntibushobora kurenza ibipimo bikurikira ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye. Ibiye bipimo hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe. A, metero 1.25, B, santimetero 30, C, santimetero 75, D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro, hazo cy'ukuri nta kindi ni B, santimetero 30. Kino kibazo neza neza bajya bakibaza kimeze gutya, ariko ukabona bahisemo ngo igiso cy'ukuri ni A, metero 1.25. Ukibaza se nzahitamo A ryari, nzahitamo B ryari? Kankubwira hano bitandukaniye uhita ubifata. Iyo bavuze ngo ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki ifite akanyabiziga ko ku ruhande, uhita uhitamo ko ikibazo cy'ukuri ari santimetero 30. Iyo bakubajije kino kibazo neza neza ukabona kimeze gutya, ariko bavuze ngo
ubugari bw'imizigo yikore n'ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande, idafite akanyabiziga ko ku ruhande, uzahita uhitamo ko ari 1.25 m. Icyo kibazo uba wabona ari kimwe, nako kantu konyine bahinduramo, ifite kigahita gihinduka, idafite kigahita gihinduka. Rero ndakeka ko ubimenye wowe utazabyitiranya, we dukosoranye kino kizamini. Ndakeka ko rero hano ho waramutse B, ndizera ko waramutse yandika wapapuro. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo icyapa cyerekana ahantu amategeko y'umuhanda urombeje ibice byinshi atangira gukurikizwa kirangwa n'ibirango. Kuvuga ibirango ni kimwe n'urwango ibimenyetso by'amabara akurikira, cyerekanaho amategeko y'umuhanda urombeje ibice byinshi atangira gukurikizwa. Ese kirangwa n'ibimenyetso cyangwa ibirango by'amabara sati: A umweru n'umukara, B umweru n'umutuku, C umweru n'umuhondo, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuru amaze kugitamo, ndizera ko cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro, hazo cyukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese icyo cyapa ni ikihe? Ni iki ngiki. Batubwiye ngo kifirangwa no kuba gifite ibirango by'amabara sate. Murabona ko gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu, ibirango ni umweru. Ibirango ni ibara ry'umweru gusa. Hano rero na hano bigeze bavuga umweru. Hari ahantu uri kubona bavuze umweru gusa. Hano niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ariko icyo cyapa nkeka ko kimenye ni iki ngiki kiva ngo umuhanda urombeje ibice byinshi, cyerekana ahantu amategeko yo kugendera mu muhanda urombeje ibice byinshi atangira gukurikizwa. Ndakeka ko waramutse D, ndizera ko waramutse kwandika ku papuro, ndizera ko n'iki cyapa uhise ukimenya. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo igihe ikorwa ry'imirimo ribangamiye cyane cyangwa buke buryo bwo kugendera mu nzira nyabagendwa, ahakorerwa imirimo hagaragazwa ku buryo bukurikira: hari ikorwa ry'imirimo ariko rikaba ribangamiye cyane cyangwa buke buryo bwo kugendera mu nzira nyabagendwa cyangwa uburyo bwo kugendera mu muhanda. Ahakorerwa imirimo hari ukuntu haba hagomba kugaragazwa. Haba hagomba kugaragazwa n'iki? Icyapa cyera cya mpande enye zingana zifite uruhande rwa metero 0.30, B uruzitiro ruri ku mpera y'iburyo, C A na B n'ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri na B ikaba ari igisubizo cy'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuru amaze kugihitamo, ndizera ko cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro, hazo cyukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kubera ko bakoresha icyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga, kiba gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Hano rero ntabyo bavuze. Noneho badakoresha kino kiranga bashobora no gukoresha igitegeka, kandi murabizi n'ibitegeka biba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Bakavuga ngo hano hari gukorerwa imirimo, icyerekezo gitegetswe kunyurwamo mukati iburyo gusa, mukomeze imbere gusa, mukomeze ibumoso gusa, bitewe n'icyerekezo bashaka ko mucamo. Ibyo byapa byombi bakoresha muri kubona ko hano nta na kimwe bigeze bavuga kirimo, cyaba ikiranga kiba gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru, cyaba igitegeka kiba gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru, nta na kimwe bavuze hano. Niyo mpamvu hano duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko waramutse D, ndizera ko waramutse yandika ku papuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo mbere yo kunyura ku kindi kinyabiziga ni ngombwa kumenya ko, mbere yo kudepasa ni ngombwa kumenya ko, niko mubyita mu ndimi z'amahanga ngo kudepasa. Ni ngombwa kumenya iki? A nta kindi kinyabiziga kindurutse inyuma, B umuhanda ubona neza no kwitondera kunyuranaho, C ikinyabiziga kiturutse imbere gishaka gukatira ibumoso, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuru amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo umaze kucyandika ku papuro, hazo cyukuri nta kindi ni B, umuhanda ubona neza no kwitondera kunyuranaho, ukareba ko umuhanda ubona neza, ukareba ese ntabwo ngeze mu ikona,
ese hari intera ndi kurebamo imbere yanjye runaka? Akenshi bakunda kureba metero 200 imbere yawe, ukaba wareba muri metero 200 imbere yawe. No kwitondera kunyuranaho kubera ko uba ugiye gukoresha uruhande rw'ibumoso rugenderwamo n'ibinyabiziga biri guturuka mu kindi cyerekezo imbere yanyu biza bibasanga. Niyo mpamvu uba ugomba kureba ko umuhanda ubona neza, ukitondera kunyuranaho. Ikindi ukamenya ko kunyuranaho mu kona bibujijwe. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo ikindi kinyabiziga kiguturutse inyuma kiguterera amatara y'urumuri rumyatsa, wakora iki? Ese ugomba gukora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Hano hari ibisubizo 4 baduhitamo kimwe. Kongera umuvuduko kugira ngo intera iri hagati yawe n'ukuri inyuma igumemo. Se fata feri y'urugendo kugira ngo umwereke ko ugiye guhagarara. Se emerera icyo kinyabiziga kudambukaho niba imbere nta cyago gihari. D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukura amaze kugihitamo, ndizera ko cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni se emerera icyo kinyabiziga kukutambukaho niba imbere nta cyago gihari. Akenshi bikunda kuba ari ibinyabiziga ndakumirwa cyangwa se ni za ambulance. Rero mu gihe uri kubona imbere nta kibazo gihari, ukabona imbere nta kindi kinyabiziga cyaje, wemera icyo kinyabiziga kugutambukaho. Ndakeka ko waramutamo se, ndizera ko waramusyandika ku papuro. Wahisemo neza ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Gifite ishusho. Ese wowe turi gukosorana kino kizamini, iki cyapa urabona gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umutuku n'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Uburenganzira bwo gutambuka mbere. B nta kinyabiziga kigendeshwa na moteri. C ibyerekezo bibiri by'umuhanda. D birabujijwe kunyuranaho. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukura amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hari iso cyukuri nta kinini D birabujijwe kunyuranaho. Murabizi kunyuranaho bikorerwa ibumoso, none imodoka iri ibumoso iri mu mutuku, bivuze ko umuyobozi w'ikinyabiziga ubujijwe kujya ibumoso. Ariko kubera ko mu birango harimo imodoka, uba ubujijwe kunyura ku kinyabiziga icyo ari cyo cyose uretse ibyo uba wemerewe ko wanyuraho. Ni amapikipiki adafite akanyabiziga ku ruhande na za velomoteri na bino binyabiziga by'imitende ibiri, byo uba wemerewe kuba wabinyuraho. Ariko ukaba ubujijwe kunyura ku modoka n'ibindi binyabiziga byose, amakamyo, za rukururana, ubujijwe kuzinyuraho kubera ko uri kubona ko mu birango harimo imodoka. Rero ni ukuvuga ngo kino cyapa kivuga ko ubujijwe kunyuranaho, ariko ukamenya ko uzaba ubujijwe kunyura ku modoka, ku makamyo, kuri za rukururana, ariko wemerewe kuba wanyura ku binyabiziga by'imitende ibiri n'amapikipiki adafite akanyabiziga ku ruhande. Ndakeka ko waramusamo D, ndizera ko waramusyandika ku papuro. N'iki cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Ndakeka ko waramusamo rero D, ndizera ko waramusyandika ku papuro. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo ni icyumuyobozi w'ikinyabiziga yakora abonye autobus iri kuva aho zagenewe guhagararwamo. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Gukomeza iruhande kuko ufite uburenganzira bwo gukomeza. B gabanya umuvuduko maze ureke ikomeze. C gerageza unyureho kugira ngo atagutinza. D menyesha umuyobozi wa autobus aguhe inzira. Hano urabona iso cyukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukura amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni B, gabanya umuvuduko maze ureke ikomeze. Uri kugenda mu nzira nyabagendwa, uri umuyobozi w'ikinyabiziga,
ese wakora iki ubonye bisi iri kuva aho za zindi handi zihagarara iyo ziri kugenda mu muhanda abagenzi bavamo cyangwa se bajyamo, ukabona yatangiye kuhava iri gusubukura urugendo. Ese ikintu uba ugomba gukora nk'umuyobozi w'ikinyabiziga uri inyuma yayo ni igiki? Ugabanya umuvuduko maze ukareka igakomeza. Ndakeka ko waramutse mobi, ndizera ko waramutse ukandika urupapuro. Ikibazo cya 20 ni nacyo cya nyuma cyabajwe mu kino kizamini cy'uyu munsi, kirabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora mu gihe ahuye n'ikinyabiziga cyakije itara ry'umuhondo rimyatsa? Ese aba agomba kwitwara ute? Ese aba agomba gukora iki? A, mu gihe ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo kitagishoboye kugenda. B, mu gihe ikinyabiziga adakumirwa giturutse mu kindi cyerekezo. C, mu gihe ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo cyihuta. D, kugabanya umuvuduko witegura guhagarara. Hano urabona isoki kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuru amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kinini D, kugabanya umuvuduko witegura guhagarara. Akenshi bikunda kuba ari ibinyabiziga ndakumirwa, akaba ari biriya binyabiziga ndakumirwa bya polisi cyangwa se akaba ari ibinyabiziga ndakumirwa bizino za ambulance. Rero ugomba guhita ugabanya umuvuduko witegura guhagarara ukabihinzira. Ndizera ko waramutse mode, ndizera ko waramutse kwandika ku papuro, utari wahisemo. Ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ndizera ko kino kizamini dukosoye hari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi kwa ikintu cyose kizeho ujye uhita ukibonera kugiye, ko ni cyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo ngenda mbashyiriraho na biriya bibazo nkunda gupostinga biba biri kunda kuza mu kizame. Ukeneye code tubwira ubwoko bwa code ushaka, utubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire code aho waba uri hose mu gihugu mu gihe kitarenze iminota 2 uba umaze kubona code. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda mu buryo bwa online, aho ni ku bantu bari kure cyangwa se uri mu mujyi wa Kigali ariko ufite nk'akazi katagukunda guze twigane mu ishuri, turakwigisha mu buryo bwa online, wazagerwa ugakora rimwe ugahita utsinda. Mu gihe byagukunda kuza mu ishuri turigana uri hano mu mujyi wa Kigali, turi kumwe mu gihe gito ukagenda ugakora iminsi 3 iminsi 4 ukagenda ugakora kandi ukagira amanota meza. Mutwandikiye cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Ukeneye kwiga mudasobwa yo kugufasha gutegura ikizamini cyangwa se mudasobwa yo kugufasha mu kazi kawe ka buri munsi, twandikiye cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Ibibazo biri gukunda kugaruka, kanda subscribe aho hasi ngo ikizamini cyose gikozwe ujye urahita ukibonera ku gihe. Ndabakunda cyane, Imana ibamugisha, mugire ibihe byiza. Abari hafi gukora amahirwe masa.